izina ukuntu bivuga rwose ibyo bintu. Sharon amakuru? Namakuru. Urakomeye? Ni sawa? Meze neza? Bava muri telefone shaka. Nta kibazo turi kuvugana. Turi kuvugana. Okay. Warambwiye ngo urashaka kuzagira byinshi na byinshi ugeze ku bakunzi ba Kigali 500 cyane cyane kari mu rugo. Barashaka ubundi kumenya byinshi bitandukanye byo tujya tubagezaho hanyuma we ngo hari ibyo ushaka kubabwira. Yes, Sharon twagusuye kugira ngo tuganire bitandukanye ku buzima bwawe cyane cyane ko uri umukobwa witeje imbere muri byinshi. Hanyuma dusubize mu mateka hashize ubundi Sharon avukira he? Sharon avukira he? Sharon mvukira mu Rwanda. Mu karere? Karere k'Uburasirazuba. Ari iwacu mu Muta? Sangabyo. Sharon yavutse mu bana bangahe? Afite mama na papa bose? Abana batanu. Uri kangahe? Ndi umwana kangahe? Ndi wa kane. Urenda kwegera kwa Bucura? Cyangwa ndiwe? Ngo cyangwa nsa nka Bucura. Okay. N'imico yawe ni Bucura. Cyari kiri umwana ukonaga iki? Nakundaga iki kijyanye. Hari amateka y'umuntu amuze mu cyaro twakundaga kwihisha gukina imifuniko guteka za runonko. Okay, ngiye rero nubwo navukiye mu cyaro ako nagaro nakure ngiye nakuze nisanga icyo gihe ndumva naravuye yo wenda mfite nk'imyaka naramenya ubwenge mfite nk'imyaka 4-5 ako gusa nyebambwa kariho kavukire kandi ahantu umuntu yavukiye niho aba abarizwa niho nyine abarizwa bakoraje ahantu abarizwa ako nagaro nakuriye na mico nyine mfite tunavuga ngo hari icyaho nabanze ukimbaje wambeshye tujya kuri Umunyakigali. Oya ntabwo ndi Umunyakigali nasubwo ngo gushatse kuvuga iki. Sharon afite ababyeyi bose? Mfite ababyeyi bombi. Aha turi mu nzu yawe nubwo ubwashize nigeze kuvuga ngo ni iwanyu. Amwe mu makuru mfite nuko hano ari iwawe. Ni iwanjye. Ibi byaje gutunya ngo ujye kuri iri terambere ringana gutya? Ega byaje kubera Imana. Yego byaje kubera Imana kandi ntabwo Imana yafashe utifashije. Naye nabyifashijemo ariko n'Imana ibe mfashijemo biraza kandi biracyaza n'ibindi. Yego. N'ibindi biracyaza. Wibana hano cyangwa hari abandi ubana nabo? Kuko inshuro nje hano nsanga ari wowe uhari wenyine. Ndibana ngewe. Nta wundi muntu ubana we. Ndibana n'umukozi. Kuki wahisemo kwibana? Nese ko narashaka umugabo ariyo twakabaye tubana ntabana nande n'abavandimwe nabo bafite aho baba nabo bafite ingo zabo barishoboye. Okay, Sharon akora iki? Sharon rero ikintu akora nge nakubwira ngo iki koko isi ya nkora muri hoteli. Ariko muri iyi minsi ubu nyine ndicaye muri iyi minsi ndumva maze nk'icyumweru nicaye hano mu rugo. Ariko nyine iyo mbonye n'ibiraka nyine ndajyana bikora ibiraka utajya ibindi biraka kuko nizi ibintu bya hospitality umuntu ashobora kumamagara ati Sharon hano dufite abakiriya benshi dushaka kuza ukadufasha nkagenda nkakora nk'ukwezi cyangwa se icyumweru mu gihe ku kazi kanjye kuko kubera bino bintu bya corona babaye bagabanyije abakozi nkayacyura nimba ari 50 nkayacyura nimba ari angahe nkayacyura nkaza nkabaho nta kibazo. Ati nkaza nkabaho nta kibazo. Nta kibazo n'ubundi ni yari. Covid byo yateje ikibazo gahunda nyine ni mu rugo. Ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bihagarara. Yego. Sharon muri makeya nubwo buzima bwawe. Sharon cyo kubaza ngo witega gushaka umugabo mu myaka ingahe? Si umugabo wifuza n'umugabo uzabuteye gutemeze gute muri rusange? Rero Isiyaka manager. Yego. Rero nyine ibyo by'umugabo byo
nabyo ndabipuraninga yego ariko hari byinshi nyibura sibyo byinshi nyibura ngomba gushaka umugabo ko nanjye ubwanjye mfite amafaranga urumva kandi narazigamiye n'abana bacu rero gushaka umugabo ako kanya urabona nta kintu mfite amafaranga mfite ntabwo ahagije yego ariko ntabwo mfite amafaranga kuba nashaka umugabo ariko hazaba afite amafaranga umugabo nese buri wese ga aba afite amahitamo azaba afite amafaranga nanjye sinashaka umugabo udafite amafaranga ariko tugafatanya sinzashaka umugabo aze nicare ngo nuko mfite umugabo hanze hari imvugo zisigaye zihananze ngo barimo barasharinga Kigali bisheya bivuga neza bivuga iki Kigali bisheya nanjye nyumva nkuko yumva yego ntabwo ndasharinga ngo ndeko nabisharinga ariko nanjye nyumva nkuko yumva iyo bibajije bakubwira ko ari iki gusangira nose wowe share ni iki gusangira ubwo mbe basangira ibiryo mbe basangira ubuzima sinzi ibyo basangira kuko nkuko nakubwiye njye ndibana hano sibyo ntabwo abashyitsi ba buri munsi ndababona pe ibihe byose mbona abashyitsi ariko nyine nkuko mbikubwiye pe ntabwo ibyo bintu umunsi nasenye inkuta ngasanga nyine ugasanga iki hanyuma inkoyo bizagenda bite inkoyo yo ni ibiki hahiye hadashya ubwo hazaba hatwitswe n'abashuti banjye kuko baza kunsura ari benshi ugasanga n'ubundi hahiye byiza cyane ubona abasore b'iyi minsi ntabwo uri muto kuri iyi si ariko uri na muto kamazeho igihe ubona abasore b'iyi minsi bimeze bite ku bijyanye n'imyitwarire yabo y'ino minsi cyangwa batandukaniye n'abakera muri wenda 2013 2010 2015 gutyo batandukaniye n'abakera shaka reka nkubwize ukuri ntabwo ndi umuntu wa kera cyane ku buryo navuga ngo umuntu ngo wa kera nk'aya mateka y'abakecuru n'abasaza bacu ubwiye imyaka yavuga ntabwo imyaka yava ubu hari gushya umuntu we ntabwo apfa kubona umuntu wizeye kabisa biravuna yego ariko hari gushya muri iyi minsi hatokombeye abantu bari kuvuga ngo Kigali wishaye none imvugo bazanye sigaye zishyira no mu bikorwa urumva ni yare ni hatari ni hatari siya gusa ngewe rero ubuzima bwanjye reka nkubwire sibyo sinabayeho nabi cyane ariko nanone ukumeze mfite amafaranga ndihagije ndakora mfite amakazi sinabura amafaranga kuri konti yanjye 100 sibyo ayo niyo make nkubwiye ashoboka urabona nyine nta kibazo mfite sibyo ntabwo uzi najya kwandavura kuri iyi si nshaka iki nkaba nshaka iki koko Imana itamaye amafaranga ntabwo nayabonye ngiye muri bya Shadibu bya bande urumva cyangiye gusambana dore ko abenshi basigaye bavuga ngo ninjye gusambana ndakura amafaranga ntabwo ariho nayakuye nakoze gake ngenda nzigama mfite tara yanjye sibyo yego ariko ntabwo nge wenda ushobora kuba wambaje icyo kibazo kugira ngo ugere ku ngingo yo kumva ahantu nakuye amafaranga kuba ndi hano naho nakuye bino bintu byose sibyo ndabizi niyo tara washaka kumva washatse ko nkubwira ngo njyewe nagiye ku muhanda ndicuruza nkuramo amafaranga ngo kwicuruza n'ibintu bye wapi ntabwo njyewe ibyo bintu aribyo nagiyemo kugira ngo mbone amafaranga pe nakubwiye ati njye nize ibintu bya hospitality nibyo ukora nibyo nkora nimba narahembwaga 50 sibyo wenda mu biraka kuko ku kwezi nahembwaga nk'ibihumbi 110 urumva nimba mpembwa 50 ku biraka ndakoreshaho 30 nya konte sibyo gutyo mfite tara mbanza kujya mu nzu y'20 ya chambrette nyivamo nta kintu na kimwe mfite nyivamo njya mu nzu y'icyumba kimwe na salo nanjya ku dutebe nyine turaho dusanzwe turaho k'umuntu wo muri ghetto birangira nyine ngeze ahangaha inzu nkodesha nyikodesha 120 mfite ni icyumba kimwe na salo na douche na toilette ibi nawe uri kubona n'ibintu mfite rumbazi mfite cyangwa rumazi yuko waba ugiye kujya mu bikorwa nakita bitandukanye n'umunyarwandakazi byo kwita ngo sire queen
ugiye ngo kuzajya usireyinga kuri Instagram bivuze iki cyangwa bisobanura iki cyangwa n'ibyo cyangwa se n'ibyo nakubwiraga abakobwa muri Kigali biharaje ukavuga ngo ngiye gutwika hasi nasireyinga kuri Instagram umunyamahanga akamubona cyangwa se undi azamuha amadolari amutumiza amusireyingire narangiza agenda yacyure abiha hakoye amadolari nta kintu azamumarira kirenze nyine ubundi ikintu utavunikiye n'ubundi kirangiye utazi aho giciye ariko nuvunikira ikintu ubungubu ugafata nk'itelefone wayibonye uyivunikiye ntabwo wapfa kuyijugunya cyangwa bayikuye ukubonye ariko uzi ko uwayibonye nyine wigendera bayikwiba ariko nimba uzi ko avunikiye ikintu uzi n'ukuntu uri bukimanaginga uzi n'ukuntu uri bugifate nyine neza rero abakobwa muri Kigali bo basireyi warumbwiye babona ibintu batabivunikiye nabo niyo mpamvu nyine bazahora ari sireyi nta nzu yakwitungira muri Kigali bivuze ko ugiye kubijyamo se jyana nakubwiye ko ugiye kubijyamo njyewe kandi rwose numva ko ariyo nzira njyewe waba ufitanye urukundo rw'imibanire rwa hafi n'umukobwa cyane cyane wiciga kuri Instagram nkaba inshuti n'uwo mukobwa bikarangira anjyanye nyine ko ugiye kubijyamo kari ugiye kujyana uwo mukobwa ntabwo bishoboka nakemera nkapfa ni ukuri se werekanye ubwiza bwari cyo umukobwa none se ubwiza bwanjye ko Imana yabumaye yarabumaye ngo mbwerekane ahantu hose azi ko ashiye umusego avanye bakanakurira tu bandebe ikize njye naje kwimurika isi yawe n'abafana bawe noze abafana banjye bari kundeba wenda mfite inkovu ahantu nahishe oya nta mpamvu gusa nyine abakobwa ubundi umukobwa muzima ni uwihesha agaciro njye nihesha agaciro cyane tujye kuri Shadebu na ba Kate Bashabe na ba Rehema bara nta gaciro bihe ntabwo ngiye kubacira urubanza kuko buri wese n'akazi ke barakiheshe kuko bibafitiye inyungu ntabwo ngiye kubacira imanza ngo nta gaciro nawe yazi ko nta gaciro bimuhesheje ntabwo yabikora buri wese n'akazi ke kandi ni akazi ke ntuzigere ugaya akazi k'undi muntu kandi kamutunze sibyo kandi ni akazi ke ntabwo ngiye nakagaye nta nubwo namupfobya mana nyine we kuko azi ko bimwinjiriza bimufitiye inyungu yagakomeza nawe uzi yuko ukora ikintu kitagufitiye inyungu ntabwo wagikomeza so wenda ndakubaza bikeya tugane ku musozo wenda w'ikiganiro nari nakeneye kugira ngo tugane ku buzima bwawe ko nagiye mbona impinduka twaganira byinshi bigiye bitandukanye so imbere yawe urumva Imana ni kugeza heza wishimira heza wishimira ukaba ukiri kuri isi nicyo wifuza kirenze ikindi wabonye kuri ino si ubwo ati Imana nindamuka nyibonye nzafiringa neza cyane ubuzima nyine nta kintu nashinze Imana nakitamaye ariko ndikomeje kuba n'ibindi ntabwo nabyanga gusa ikintu njye numva yuko ndamutse nyifite nakicara tuza numva nta kibazo mfite kabisa numva nzi neza yuko mu gitondo ari ubyuke mfite agahari ngo ndimukirahe nzi neza yuko nice aka kanya mu nzu yanjye numva byanshimisha nta bukode kuko ni ikintu kijya kinera stress cyane mu bintu bya mbere binera stress nkumva nyine kabisa nakishima none nkumva yuko mana yanjye ndatuje nta kibazo mfite urumva ariko numva mfite inzu yanjye muri Kigali cyangwa se ahandi bizanshimisha kandi Imana izakomeze ndabizi neza ko nzayibona ikomeze ibimfashemo ikijyanye n'urubyaro umwana wumva mbere wazabyara n'umwana ufite wasaba Uwiteka kandi nanone ikinsa y'Uwiteka umwana uwo ari we wese aba ari umwana si yawe ariko izamu urubyaro nyine nzabeho mbe umubyeyi mwiza mbe umumama mwiza ukunda abana n'umugabo we izame n'umugabo mwiza deja unyumva nanjye nkamwumva wiyubaha wihesha agaciro nawe kakama kabisa icyo kintu nacyo nimora nyisaba Imana gusa nayo ibindi nta kibazo mfite Sharon kandi reka tugushimire cyane mu byo bashiye gusangiza Kigali 150 kandi twizere ko ibyo usabye Imana izabiguhemo baraka kandi itemere ryose wifuza Imana izabiguhemo Imana izabiguhe
izabiguhe mu byo byose ndabashimye kandi nari ndayishimye nzi neza yuko izaba inyuma kuko nta kintu njye nyisaba ngo ikinyime ntabwo izabikwima izabiguha yego ndabizi neza kuko ibintu byose nabyo mbifite kubera Imana. yego mu bijyanye no kwirinda COVID-19 kuri wowe bimeze bite ubutumwa utanga nkawe nka Sharon nka superstar Ubu ibijyanye no kwirinda covid rero biri kuduhitana cyane dore ko n'amasaha bayagabanyije bari nk'aho ari guma mu rugo kabisa. Ndasaba abanyarwanda mwese ni ukuri twirinde kino cyorezo kuko kitumereye nabi, mudufashe twirinde, twoge mu ntoki neza, twambare agapfukamunwa neza, twubahirize amategeko n'amabwiriza, hanyuma ubuzima bukomeze tubeho nta kibazo. turagushimiye cyane mu kiganiro ha Kigali 500. Murakoze cyane. Turanabashimiye mwe mwese mwakomeje kudukurikira kuri Kigali 250. ni Sharon twaganiraga ababwiye byinshi bitandukanye. Of course mwenye nitwa Ceketu kuri kamera ni kumwe na Dani ariko sinyina nabana nyina nababibi. Turabasuze cyane babibi bacu bose. Sharinga kino kiganiro n'ibindi byose kugira ngo dukomeze dufatane urunana. Ciao ciao.